Noneho nizere ko mumeze neza, muri ino video nabateguriye uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wakora indirimbo wifashishije AI. Weho nta kintu na kimwe uri bukore, nturi buririmbe, nturi bwandike amagambo y'indirimbo, ikintu ukora gusa ni utuntu dukeya nyine ngiye kukwereka, ubundi nta jwi ryawe rikenewe, ni AI gusa ibikora. So niba rero ako kantu wari ugakeneye, reka turebe ino video paka irangiye. Kamanze nkumvishe wenda akaririmbo njye nakoze kugira ngo nyine wumve ko ino AI ikora. Kanse nkuka kumvisha wowe bikeya wumve. Suno vibes nabaye mu bantu benshi ariko ntibanzi, seka nabari ku mutima uri kure cyane, ize kwihisha mu magambo make, nubaka isi yanjye aho ntawinjira habe, tabwara ubwoba n'amahitamo, guhunguruza kunshaka amahoro, mu gicucu ariko ndaka imbere, ndi kure y'abariko ngira injewe, nishe ariko ndiye tuzi ibyo ndibyo, mu mutima wanjye ari umuriro ubonda wa Ngira ngo wabyumvise rero, iyo ni indirimbo AI yankoreye, ngira ngo nyine urabyumva wagira ni umuntu wakaririmbye. Ibi bintu rero iyi AI ngiye kukwereka inabikorera ubuntu, nta nubwo nyine bigoye, ni utuntu turi aho. Ikintu ugiye gukora, kurikira nyine ino video kugeza irangiye step by step ngiye kubikwereka. Ushobora kuba ufite indirimbo amagambo nyine yafite, ibyo byaba byoroshye. None niba udafite n'amagambo y'indirimbo, ngiye kukwereka ngo ukuntu nyine ushobora gutekereza title y'indirimbo gusa, undi AI igahita igukoreramo indirimbo. Jya kuri Play Store yawe cyangwa se App Store, ugiye kujya nyine ahantu ukura application. Sorry gatoya, njyewe nzikura kuri Play Store. Iyi ngiyi nyine nawe reba aho ukura application, uhinjire gutya. Numara kuhinjira urahita uza hano kuri search, kuri search gutya usacinga application bita ChatGPT. ChatGPT dore ngiyi hano barahita bayiguhereza. Ikintu ugiye gukora, urayinstara muri phone yawe, dore ni iyi ngiyi. Numara kuyinstaramo uhita ukora hano kuri open. Mbere na mbere turifashisha ino ChatGPT. Ikintu igiye kudukorera script y'indirimbo, igiye nyine kutwandikira indirimbo. Uraza kuri ino ChatGPT, niba wari usanzwe utanayifite uyishyire muri phone yawe, kuko ChatGPT nyine ikora utuntu twiza turenze. Uraza hano nyine wandikemo uti wenda ati nyandikira indirimbo y'urukundo. Urugero nyine niba ushaka akaririmbo k'urukundo, urayibwira ati nyandikira script y'indirimbo y'urukundo mu kinyarwanda, ume copy paste yayo, uhite wohereza nyine gutya. Utu tuntu nyine turoroshye kabisa. Numara kohereza, ChatGPT ngira ngo urabibona, AI dore impaye nyine akaririmbo k'urukundo pe, dore impaye na copy paste, dore aya niyo magambo nyine inkoreye. Wowe uraza uyarebe, noneho nubona nyine hari aho gukosora uhakosore, nubona nyine ari n'indirimbo nziza uyihorere gutya. Noneho njyewe dore AI impaye ano magambo, urahita ukora hano kuri copy gutya. Uku nguku urabona ko yamaze kuba copied. Uhite usubira inyuma uze nanone ahantu ukura application. Ikintu tugiye gukurikizaho ni iki? Ikintu tugiye gukurikizaho, ugiye kugaruka ahantu ukura application, ni kuri Play Store, uhagaruke gutya, noneho usacinge application bita Suno AI. Dore ngiyi irahita iza hano, nayo uyinstare muri telefone yawe, uyitegereze neza. Dore ni iyi ngiyi ya kabiri, ino iri mu ibara ry'umutuku yanditsemo Suno, uyinstare nayo muri phone yawe.
ngiyesitayemo ndahita nkora nyine kuri open, noneho kuri login baragusaba email yonyine nta kindi, aho njye kubera nsanzwe nyikoresha nako nyine harimo n'izindi ndirimbo zanjye. Noneho ikintu ugiye gukora urareba hano hantu hari akantu nyine k'indirimbo kari mu ibara ry'umutuku k'umweru, aka ngaka ugakoreho gutya, barahita bakubwira ngo wandike release y'iyi ndirimbo, wowe urahita ushyiramo ya kopi ChatGPT yaguhaye, uhite nyine ukuramo ugumishemo urutoki, utukura hano kuri paste, ushyiremo bya bindi AI yahise iguha, noneho ukore hano kuri create, uretse wumve indirimbo bagiye guhita bankorera nta kintu na kimwe binsabye, kandi indirimbo bagukorera iba ari iyawe, nta bintu nyine byo kuvuga ati nk'iyo ndi muntu, iba ari iyawe, wayikoresha icyo ushaka ku buryo nyine wanayapulodinga kuri YouTube. Noneho urategereza, urabona ko nyine bagukorera indirimbo 3, wowe uhitamo imwe wumva ari nziza. Dore ndagira ngo wumve, dore indirimbo bamaze kuzinkorera uko ari 3, kaduse nk'abayumva twumva indirimbo badukoreye. Mu maso wawe nabonye izuba, urumuri rwawe rukangura umutima wanjye, ndagukunda ntacyo byambabaza, uri inshuti, uri urukundo rw'iteka, kubumana tuzanyibagirwe urukundo rwawe. Ngira ngo urabyumva, iyo ni indirimbo ya mbere badukoreye, katwumve n'iyindi ya kabiri kuko uhitamo imwe ushaka bagukorera nyinshi, dore iyi nayo niyo bakoze, katuyumveho gatoya nayo. Urabona ko nyine badukorera indirimbo nyinshi, katwumve n'iyi ngiyi twumve ukuntu imeze. Mu maso hawe nabonye izuba, urumuri rwawe rukangura umutima. Ngira ngo urayumva nayo, iyo ni indi ndirimbo nayo badukoreye, nyine baguha indirimbo nyinshi, wowe hitamo iyo ushaka, tumva n'iyi ngiyi. Mu maso hawe nabonye izuba. Ngira ngo urabyumva, ni ibyo ngibyo rero. Ushobora kuba wakora indirimbo utaririmbye ahubwo ukoresheje AI gusa, ufite nk'amagambo y'indirimbo niyo yaba ntayafite ushobora kuyikora. Hari abantu nyine batinya kuririmba ngo bafite ijwi ribi, urabona ko AI igufitiye koroshya ibintu, ukaba waba umuhanzi utagiririmba, ukajya unapulodinga indirimbo nyine kuri YouTube, abantu bakaba bazi ngo ni wowe uziririmba kandi ari AI. Kora subscribe rero utazajya ucikwa na video nk'izi ngizi. Ciao ciao.